Ikaze mu kiganiro inozabuhanga. Hari ahantu wageze ukumva wacitse intege ukavuga uti ndarambiwe ibingibi sinzabisubiramo. Birashoboka cyane kumva ko utiyizeye mu byo ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi, ubona muri wowe udashoboye ukumva ubuzima buragoye cyane. Uyu munsi ni wowe ugirwa inama mu kiganiro inozabuhanga. Mbahaye ikaze. Birashoboka cyane ko utiyizera wowe ubwawe kubera bagenzi bawe, inshuti zawe, abo muturanye n'abo mubana batakwizera. Uturuka mu muryango ukennye, niyo mpamvu utiyizera, ubona ubuzima bugoye cyane. Abantu benshi baragusuzugura, niyo mpamvu utiyizera. Wakoze amakosa menshi, niyo mpamvu wacitse intege. Bigeraho kumva wowe kutifitiye icyizere. Hari amahirwe menshi yagucitse, ugatekereza cyane ukavuga uti iyo nkomeza mba narabaye umuntu ukomeye cyane. Uratekereza ukabona amahirwe yagucitse nta handi wayakura, bityo bigatuma witakariza icyizere. Abantu banze kuguha ubufasha, niyo mpamvu wacitse intege. Wowe ubwawe wamaze kwitakariza icyizere. Watsinzwe ikizamini cya leta, niyo mpamvu nta cyizere wifitiye. Wakoze ikizamini cy'akazi, umaze gukora ikizamini ntibona amahirwe yo gutsindira uyu mwanya. Aho mwiganye benshi bamaze kugera kure, ibi byose byatumye witakariza icyizere. Niyo mpamvu uyu munsi nakuzaniye inama iruta izindi, ni inama isumba izindi, inama izakugeza kure, inama usanga ahantu hake, by'umwihariko mu kiganiro inozabuhanga. Umugabo wafashwe nk'ikirangirire akaba intwari ya Afurika, nyakwigendera Nelson Mandela, yafunzwe imyaka 27 ari muri gereza, ariko muri we yari afite icyizere ko hari umunsi umwe ubuzima bwe buzahinduka kandi akagera ku nzozi ze. Ibi ngibi byaje kuba yamaze imyaka 27 muri gereza. Amaze kurekurwa avuye muri gereza, yabaye perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo. Gutsindwa mu buzima, gutakaza amahirwe, kwangwa na bagenzi bawe, gutsindwa ibizamini ndetse n'ibindi byinshi, ni byose ni iby'akanya gato cyane nk'ako guhumbya. Gucika intege byonyine nibyo bishobora gutuma ibingibi bimara igihe kirekire. Nuri gukora ikintu runaka, bagenzi bawe bakaguseka, ugacika intege, bazaguseka byiteka. Ariko nukomeza gukora cyane, ugakora ibikuganisha ku iterambere ryawe, uwo ushaka kuzaba we ndetse n'intego ushaka kugeraho, bagenzi bawe ejo bundi bazagukurikira bakubwire bati burya cyagiye twagusekaga twabaga tukuri inyuma. Iminsi yose haba hari umwanya wa kabiri, amahirwe ya kabiri yo kongera gusubiza ibintu mu buryo aho wabigenje nabi. Niba hari ikintu washatse gukora bikarangira utagikoze kubera ko wacitse intege, hari undi mwanya, amahirwe ya kabiri yo kongera kukigeraho. Mu gihe urimo kongera kugikora, amakosa wakoze, umwanya watakaje bizakubera intandaro yo kongera kwiga neza kugikora neza kugira ngo uzakigereho. Ntibikakubera intandaro yo kongera gucika intege no kwitakariza icyizere. Ntukazemerere intsinzwi y'ejo hashize hawe ngo ibe intandaro yo kuba kw'ejo hazaza hawe. Koresha umwanya ufite uyu munsi mu gutegura ejo hazaza hawe aho gutekereza cyane ahashize. Aha hantu uri uyu munsi, wicaye, uhagaze, utuye, wahagejejwe n'ibitekerezo wari ufite. Ahantu uzaba uri ku munsi w'ejo, ibitekerezo ufite uyu munsi nibyo bizahagena. Impamvu ubona kanaka yabaye kuriya ni ibitekerezo yari afite byatumye aba kuriya. Tekereza ibyakugirira umumaro, bimwe bikuganisha ku nzozi zawe. Igihe cyose byagufata, icy'ingenzi ni uko ugera ku cyo wifuza. Wikumva ko byarangiye bityo ugacika intege, ukitakariza icyizere, kuko ibi byo kumva ko bitagishobotse bizatuma usaza vuba, bityo ubuzima burushaho kuba bubi cyane. Igirira icyizere mu byo ukora byose, kabone n'ubwo abandi babona ko bidashoboka, umunsi uzaba umwe bajye ku ruhande rwawe. Mu buzima ntukazacika intege ngo wumve ko byarangiye. Kora cyane ugana ku iterambere ry'icyo wifuza kuzaba cyo. Ndabashimiye cyane mwese mukurikirana ibiganiro by'inozabuhanga. Nge ndi Jean Marie Vianney Manizabayo. Kurikirana ibiganiro byose ducisha kuri channel ya YouTube. Kugira ngo ube mu ba mbere babone ibiganiro byacu, kanda ijambo subscribe mu magambo atukura. Ndabashimiye cyane, Imana ibane namwe.